ibyo kuba Jugumira DJ Free Peter Kevin Kade ndetse na Chris Easy yahembwe n'isango na muzika nk'indirimbo yakunzwe kuruta izindi mu mwaka wa 2024 ntago abantu benshi bari kubigarukaho, ahubwo award yahawe Best Male Artist of the Year cyase umuhanzi mwiza mu bagabo kuruta abandi. Ni award ikomeje guteza urujijo kuri benshi. Ni award yahawe Itayiwacu Bruce Melody aho yarahanganye n'abarimo The Ben, Chris Easy ndetse na Bulldog cyangwa se Buddha. Iyi award ije nyuma yuko Bruce Melody muri mwaka akoze indirimbo zirimo iyo foto yakoranye na Bien kuva Kenya. Ni indirimbo yasohotse mu kwezi kwa 9 ku tariki ya 27. Yongeye gusohora indirimbo muri kwa 12, indirimbo yarafatanijemo n'abahanzi kuva South Africa, indirimbo yitwa Nicki Minaj. Ibi bigatuma abantu bakomeza kwibaza niba indirimbo ebyiri zonyine nazo zitakunzwe cyane ku rwego rwo hejuru ugereranije n'iz'abandi bahanzi barimo Chris Easy, Element Ere ndetse n'umuhanzi ukomeje kugarukwaho cyane witwa Kevin Kade wagaragaye mu ndirimbo zirimo Sikosa, Jugumira, tutibagiye n'indirimbo yasohotse mu mpera z'umwaka ushize hitwaga Munda. Zose zakunzwe zikaba hit, akaba atigize aza mu banominizi batanu barahanganye. Ibindi bihembo byatanzwe birimo umuhanzi mwiza mu bagore cyangwa se mu bakobwa akaba yabaye Bwiza Emerance yatsinze. Ababo bari bahanganye barimo Aline Sano, Ariel Ways, tutibagiwe na France Mpundu. Bwiza yakoze indirimbo zirimo Ahazaza yakunzwe na benshi, tutibagiwe na Best Friend yakoranye n'umuhanzi The Ben, imwe mu zikunzwe muri ino minsi. Undi muhanzi wahawe igihembo ni Best Gospel Artist of the Year yabaye Israel Mbonyi nk'umuhanzi mwiza kuruta abandi mu baririmba gospel cyangwa se indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Director mwiza kuruta abandi cyangwa se afasha amashusho, indirimbo yabaye Faiza Pro yafashe amashusho y'indirimbo iyo foto ya Bruce Melody na Bien, amanota ya Dani Nanone n'izindi zitandukanye. Naho umuhanzi mwiza ukizamuka cyangwa se Best Upcoming Artist of the Year yabaye ZEO Trap cyangwa se ZEO aho yatsinze barimo Kid, Kenny, Edwin, France Mpundu ndetse na Chibu. Best Hip Hop of the Year cyangwa se umuraperi mwiza kuruta abandi yabaye Bulldog aho ngiye no kugaruka yongera no kwegukana ikindi gihembo cya album y'umwaka. Ni album bise Icyumba cy'Amategeko, album ihuriyeho n'abahanzi babiri barimo Bulldog ndetse na Riderman. Batsinze album zirimo Ganza ya Kivumbi King album ndetse na Mon ya Bushido cyangwa se Bushari. Niba unogerwa n'ibyo tukugezaho umunsi ku munsi ntugenda kanze subscribe, niba utarayikanda noheri nziza kubayiziza ndetse n'umwaka mushya muhire kuri mwese. Je m'appelle journaliste Bruce. Ciao ciao, hasta la vista.